Ibi jewe ndarushye kabisa. Wamaze kumeza muri business zawe. Ntugishaka ko nzimenya nibiri kujya mbere ushaka kumenya ABCD. Papa kambwiza ukuri pe nge am so tired ndarushye pe. Wowe ngo ntabwo navukiye amezi 9 nkayo kame yavukiye. Oya ibyo bintu ntabwo bishoboka. None se ngiye ikibazo kiriye. Ndakwiba se bigeze bakwereka kuvuga ati basi ibigaragara amaso narakwibye gutya. Usibye ko wowe wanyishizemo ngo ndi ikirara ngo ntango ngo mafite ngo nta mutima w'umuntu mfite ukishyiramo ibyo wari wambona ku muhanda se basi ngenda narabaye mayibo ku buryo umbwira gutyo. Oya nambabara nta nukazajya uvuga gutyo kabisa. Ari je nawe umbwira ibintu ngiye nkumva rwose ukananzamura n'isukari kabisa. Mbabare kubwira gutyo ariko nawe uwanishije umutwe ndagusaba ntushaka kunyumva ibingiye ntabwo ngiye nabishobora pe. Inde sindi bikubwira ibyo ngibyo n'indi muntu bikubwira. None se ubwo none niba ndikirara ubwo ngo nakame nikirara. Nasige se turamarasa mwe tuvukana. Nese ko cyari ugirira ikize ariko nta nubwo ngiye numva n'ukuntu ari ubona ko ari we muntu afite ubwenge cyane ari umukobwa ukabona uriyo urwo yicaye ku mashini yibereye kuri za Snapchat kwichatingira n'iki ni umbwira uri kundutisha umbwa ko afite ubwenge bwinshi. Okay saba ndeba nyine ngo niba ari ko kwabihisemo nta kundi ariko umenye ko ibyo bintu atari byo kabisa. Ibyo bintu ntago ari byo papa rwose ntabwo ibintu nabyemera. Ibyo turaza kurisika gushwana kandi bitari ngombwa byo kundutisha ntago bintu bishoboka kabisa. Oya reka ibintu ndanabirambiwe pe. Umusore ntabwo nshaka kujya mu bintu byinshi. Yego ndakumva. Nkuzi hehe ko ndi kubona ishusho yawe ntabwo ari ubwa mbere njemo. Ntabwo ari ubwa mbere nk'uko bivuze. Nkuzi hehe. Nigeze kuza gusaba akazi kanyu kuri company hanyuma mumbwira ko nujuje ibisabwa niko kunyohereza. Ntabwo wari wujuje ibisabwa. None se waruje kubyuzuriza ngaha ku mukobwa wanjye? Ntabwo aricyo cyari cyanzanye nta nubwo nari nzi ko nari iwanjye. Waruzanye nari nzi ko ari iwawe. Waruzanye ni okay tubareka atari iwanjye. Sibyo? None wenda ndi umutekano barampuruje bati hari umuntu watwinjiriye mu nzu. Waruzanye n'iki? Sinzi wenda n'abana bawe mutaraganiriye ariko abana banyu ni inshuti zanjye cyane. Uwuhe? Lucas na Zera. Bazi n'amazina? Yego ndabazi. Mumaze igihe kingana iki muziranye? Ntabwo ari kinini ariko ntabwo ari gitoya. Genda kubajije umubare ariko nimba nakubajije umubare nsubiza umubare. Nakubajije ngo mumaze igihe kingana iki muziranye? Tumaze nk'icyumweru. Maze n'icyumweru. Icyumweru kimwe maze kumenya amazina yabo bombi, maze kumenya aho batuye, umaze no kumenya uburyo ushobora kuganiza umukobwa wanjye ukanamubyinisha. Mu cyumweru kimwe kandi uza kwaka akazi narabwiye ngo ugende wuzuza ibisabwa. Ntiwabyuzuza. None mu cyumweru kimwe avuga ngo wuzuze ibyakugirira akamaro uje kuzuza ibitakugirira akamaro. Ariko nuko utabyibuka neza n'undi ku kazi wawe wahanyirukanye nabi.
ntabwo wampaye amahirwe yo kongera kubona hari ikintu nakosora. Wow. Nakwirukanye nabi urangije uhungira iwanjye cyangwa ufite ikindi kintu kikugenza kirari? Oya nta gihari. Ninde wagutumye? Nta muntu wantumye pe. Witwa nde? Ahubwo nuko nanjye Witwa nde? nitwa Negros. Negros? Negros. Aho ujya wireba muri miruwari? Oya ntitubijyemo cyane ibyo ngibyo. Ntabwo nari mbizi ko ari iwawe. Munyihangane nakoze n'ikosa ryo gusura abana bawe. Nabonaga ari abana bakuze nk'uko nanjye muzi. Numvaga nta kibazo kirimo kuba twasurana. Cyane ko nanjye ntuye hafi aha ngaha. Wabonye akazi? Nabonye akazi. Ukora mu biki? Ndi umupompiste. Umupompiste. Ubura kugeza muri 200? Papa mwareka kugira ngo ndakubajije bageza muri 200 kuri aka kanya uri iwanjye. Shatse navuga ko wanteye nk'igisambo. Rero nimba ndi kukorohereza kugira ngo tuganire nsubiza bakugeza nko muri 200. Se byibura nabi igisambo narabatangabuhamya abana bawe ntibahari. Ese papa nagukoreye iki cyatuma wenda wambajije ko mbere wabunzi ngiye wabunzi byibura mbere yuko tubonana? Kamubwire rero nkurikije icyiciro cyawe urimo ntabwo wemerewe guteretana n'umukobwa wanjye, kuko byonyine kumujyana muri salo k'umusatsi wonyine amafaranga uhembwa wakwishyurira muri salo, ariko kwishyura landlord byakubana ikibazo. Kuri ibyo rero aho kugira ngo uzagirane ikibazo n'abanyarwanda bo hanze hejuru umukobwa wanjye utabashije kumanaginga, ntuzongere kugaruka hano. Nimba ukunda ubuzima bwawe ntuzongere kugaruka aha ngaha. Biba ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubona hano. Sister. Lucas. Diana. Bite. Musa. Meze neza. Meze neza, wowe bite? Waramutse ute? Okay. Sasa, first of all, ngiye kumubwira akuzanire breakfast, right? None se ko nshaka kuvugana nawe iminota mikeya ugahita ugenda. Atamiki? Okay. Ndambwira. Okay. Wicaye? Diana. Nyine urabona hamaze iminsi hari kesi yawe na papa, kandi nk'uko ubizi papa wacu niwe dusigaranye, sibyo? Lucas, ndashaka ko ukosora ibintu uri gukora muri iyi minsi, ntabwo ari byiza. Se kuri kurakaza papa kandi ariwe dusigaranye wenyine, uragira ngo bigende gute? Asezera wowe uyoboye muzehe koko. Muzehe ntabwo yumvikana. Abashaka yuko ntaha nk'inkoko.
ntabwo urabizi pe ariko ino lifestyle hano hanze nta ntabwo mwana uzi ujya koko ukura mu maso y'ababyeyi sibyo Kevin bimeze bite se? Bimeze neza cyane nta kibazo. Akazi birimo biragenda. Akazi biragenda nta kibazo. Hashize iminsi numva utuntu tw'utubazo twacaracaraga muri kampani ntazi ikiri kudutera. Gusa umwe yarambwiye ko ikibazo kimwe cyari gihari mwagikemuye ahubwo ikindi cyo nashaka kukubaza ko cyo kirarenze cyane. Ni complaints z'abakiriya ndi kugenda numva hanze. Hari ikibazo cya gasegereti mwagemuraga zitari zitunganyije neza. Sinzi ibyo bintu niba uri kugerageza kubirebaho cyangwa ari igisubizo mwabiboneye. Nk'uko bivuze nibyo. Ikibazo twasanze twaragikurikiranye dusanga naho twakuraga umusaruro. Kampani ko yakuraho umusaruro ntabwo babasha kuyungurura nyine neza agasegereti ngo baduhereze agasegereti ziyunguruye. Ariko twabikurikiranye turavuga yuko bagomba kujya babanza gukosora kuziyungurura neza kugira ngo baduhereze ibintu bimeze neza. Twebabwiye ko baduherezaga ibintu bitameze neza, twebabwiye nabo barabyumva. Rero ikibazo twagikemuye twababwiye ko bagomba kujya baduhereza ibintu bimeze neza bikiriya, nabo barabyumvishe ku buryo ejo bundi vubanga rwose uzamwereke n'amafoto y'izo yanagiye gufata. Izo yanagiye gufata nabanje izi foto nasanze ari nziza. make amategeko ya papa. ako ujya umenya yuko mfite ubwanwa cyangwa warabyibagiwe uri kubwumva. None se uri kugira basi bigende gute? Uzajya uhora utongana na papa buri munsi. Ese basi wakubahishije mama aho ari akaruhuka mu mahoro agaterwa ishema no kuba uhari. Ibya mama bizanye. None se nimba abona abantu yasize twirirwa dutongana mu ntonganya zimeze gute, ni gute azishima, ni gute azaruhuka se mu mahoro? Ibi bintu bitekereze. Rero nawe sister reka mubwire buriya nuko ibyo bwirwa ni byinshi kurusha ibyo wakwibonera ino. Rero ntukanjajingwe utagiye. Urongeye nyibukije ko ntabwo aribyo naringamije nuko ndimo ndakubwira yuko muzehe hari igihe ahaza aho yaje ntabwo ari ibyo mpamvu. Muzehe azaga kubwira ibyo yishakiye none nkabura uko nisobanura neza ubwo naza nisobanura gute hari n'igihe nanataha kare pe. Okay, none se ngambwira sibyo ugiye hehe? Yego ugiye hehe ko mbizi? So nkunda bikubwira ngo yikumuri icyo koko. Ikibazo twagikemuye cyo ntabwo bazongera kugira ikibazo kuri ibi bintu. Ubwo utanyizere ko ubwo burangare butazongera kubaho ko ndumva byaturutse ku bantu bacayuraga agasegereti bazicayuraga nabi bagasigamo imyanda n'ibiki byose bigatuma karite y'umusaruro tugomba gutanga ugabanyuka. Yego ndabyumva. Icyo kintu gikurikirane Kevin. Yego ndabikurikirana. Twazashiduka tubuze isoko. Yego. Ikindi ejo bundi mperutse kumva ari kampani twahaye ibintu. Yego. Ariko batubwiye ngo ibiro ngo twe tworeshe ntabwo byuzuye. Kandi nzi ko twabyujuje neza, twe twabyujuje byuzuye. Uri kumva ko icyo nacyo ari ikibazo. Ni ikibazo. Bivuga ngo aho ngaho tugomba kuba attentive cyane tukajya dukurikirana buri kintu cyose ku murongo. Kuko nidukomeza kujenjeka gutya bizarangira n'abantu bashoramari bari bagiye kudushoramo babihagaritse kuko ayo makuru aba ari gusohoka n'icyasha kuri kampani. Gerageza rero uze gushaka uburyo ibyo bintu byose bikurikirana. Yego. Nizere ko biri bukemuke. Naho ubundi navuganye na meya wa hano yari kumbwira ko ibintu by'amatara mwabikoze cyane, akazi keza urimo uragakora cyane. Amatara nta kibazo cy'amatara, ibibundi bibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo uzongera kubyumva. Ndashaka iyi kampani yanjye icyizere. ahubwo reka ngende nkomeze nkurikirane biriya bibazo bindi numvishe birimo hariya. Ubwo ndaza kuza guhereza raporo nimugoroba y'ibyo twagezeho. Yego unansinyira umbwira abakozi bakoze ko basigaye banakererwa mukuntu gatuma kandi ugomba gukora ibintu biri ku murongo. Yego uriya musaza nawe atazancisha mu ijisho. Kebwe bikurikirane. Ntabwo twatuma gucisha mu ijisho. Sawa. Yego. Kuko nkubwiye naho ngiye n'ibyo ngiye gukora n'igihe ngarukira. Ubona ugiye kumbera umubyeyi. Ese Lucas ibintu ubona bikwiriye? Ese
basi okay ntabwo bindeba ariko basi mera ko ndi mushiki wawe nese nigeze mbihakana uranduta sibyo ariko basi nanjye nakubwira ikintu ukacyumva sibyo ngamfata basi mu kiganza wubwira ikintu kimwe fata nyine mu kiganza wubwira ikintu ngamfata basi kuba nareba bikajya bituma unsuzugura nkaho nta jambo nakubwira sibyo ibyo ntabyo nibiza mvuga pe nese kubera iki mubwira ikintu kandi mbizi ko cyagira umumaro ntucyumve ese ubona papa anejejwe no kubona uwo utaye igicuku ese we ntabwo wanezezwa no kubona basi utaha hakiri kare papa akanezerwa kagufite nk'umwana umwumvira nacyo reka njye mu kazi basi nako okay promise me basi ko nako reka njye kwiga uzi ko mba mbona nkeneye n'akazi kuko ntabwo yakwitaho gutya ngo bishoboka ari wenyine reka njye ku ishuri basi nimva turi buze kuganira buri kimwe cyose sibyo ngambwira basi kuri butaye kare turi bukererwa nataha kare sibyo mama akomeza aruke mu mahoro atera ishema nawe kuki buri gihe ugarura mama none se uragira ngo tuzamwibagirwa so reka nze mbwiye kadogo akuzana icyayi sibyo okay basi utahe kare ngaho sibyo byaba neza utahe kare ariko umuntu w'umugabo okay sorry taha nta kibazo urakoze nugenda unyingire icyumba sibyo kandi bagiye kukuzanira icyayi sawa mubwire ko nshaka kuza kurya igitoki yego biragenda gahoro gahoro ngeze amahirwe ngusanze mu rugo kenshi muri ino minsi sigaye mwirirwa mu rugo nyine abazungu barabyohereje umuntu akorera online tu bikagenda wowe bite ni sawa nanjye ubwo ni ukuzunguruka nyine ejo ndaha ejo nagiye ejo nagarutse umunsi byanze ejo byakunze na n'ubu muzehe ntabwo araza aho tugeza kuvugana siko nawe atambwira ngo nzaza umunsi uyu n'uyu bambwira ngo ndi hafi koza rero burya ntawe uhisha ubahisha bagenzi iwanyu nakuye ko nshaka muzehe okay sinzi nimba wanyemera nkakubwira icyo mushakira kugira ngo wenda nawe ubishyiremo umuhate wo kumumbwirira kugira ngo nawe yagira umuhate wo kuza cyane vuba nta kibazo mbwira yes nkuko cyajya wazo ubivuga uti ubukungu bumeze nabi n'ibiki byose ariko yewe byageze iwanjye none ibindi maze gukura uzi business uko zikorwa uzi kampani uko ziba zimeze muri no minsi ariko ngewe sinatinya kuvuga ko nahombye oya buretse gato utambwira ko kampani maze iminsi numva iri mu bihombo ari yawe okay nimwe yawe byakugendekeye gute se ushobora kuba waragize abakozi babi nkeka ko atari abakozi babi ahubwo hari ukuntu nk'amasoko mamwe yatatanye ariko ntagende uko byakagombye noneho abandi bantu dufatanije bo ntibagerageze gushaka kugira gute gutegereza ngo twongere dushore bagahita bumva ngo birarangiye ubwo ngubwo bagahita bakuramo imigabane yabo umfatisha iyo bakuyemo imigabane handi nawe washaka kujya gushaka amasoko uzi ko bakwaka amafaranga ya garantura urabizi hari igihe uyabura agora kunyumva neza icyo gihe rya soko ukabura uribuze bya bintu wari waratumije biza biturutse hanze byagera amajirwa bigatinda amajirwa muberetse guteza cyamara kontinere zanjye kontinere nke kuko nabuze uburyo nzikura muri majirwa baba nibyo byakubayeho so nashaka rero ngo ndebe muzehe tubiganireho ndebe ko hari ikintu yamfasha kugira ngo kampani nongere isubire ku murongo oya nta mpamvu yo gutegereza muzehe none nabigenza
ibyo nanjye nagagufasha. papa Kiriya. Sera, bite? kuganira bite birimo biravugana Umushyitsi bite se kuje muri salo? ndi kwibaza mu telefone yanjye yari nayo kandi nkumva umenye nahicaye hano muri salo. Dore ngiye. Merci. Ngiye kwisubira mu cyumba. Ya nta kibazo nta kibazo. Ndaza. Ndaza gukureba. Itondere iyo meza se, itondere iyo meza utayisitara. Garuka, subira inyuma. Uragenda tudurwa. Yagize impanuka, yagize ikibazo cy'imitsi yo mu bwonko imanuka kunuza ku maso. Ntabwo abona. Mu bintu byanzonze cyane, yari ari kumwe na mama we. Muri impanuka mutamu wanjye arapfa. Yararokoka ariko agira ikibazo cy'amaso. No mu bintu nyine byanzahaje cyane nabyo birimo. Byumvikana. Yaranzahaje cyane ariko wongera ngo cyane. Pole. Naho ubundi icyo nakubwiraga, mbona ko bidakenewe gutegereza umuzehe ngo aze. Mbona ko bikenewe. Kuko umaze kumbwira icyabiteye kandi ngewe mfite ukundi kuntu nshobora kuguhuza n'abandi banyamigabane. Bari serious se? Cyane. Badatinya igihombo. Ahubwo wagira ngo mbwiye bino bintu wari ubizi. Cyane bafata risk rwose. Reka nanjye nibo bagenda gake bampushinga. Icyo rero kiroroshye rwose nakigufashamo. Ariko hanyuma gusaba ikintu kimwe.